Yes, nanone rero reka mbifurize kugira igitondo cyiza, igitondo cy'umugisha mwese mukurikira Era TV show number 1 mu bice bitandukanye. Ndabasuje cyane kandi yemwe ngiye mbahaye ikaze irambuye kuri uyu mwanya w'amakuru n'ibiganiro dukomeza kugenda turebera hamwe. Era TV show ikinyamakuru mpuzamahanga kandi kibagezaho amakuru menshi cyane agiye atandukanye. Mu by'ukuri turagarutse ku munsi w'ejo twari turimo turaganira kuri paruwasi ya City Center Chiboria, aha ni mu gihugu cya Zambia. Turi mu rugendo rwo kubaka umurimo w'Imana, twebwe rero dusa n'ibisenyutse tukavuga ibigenda nabi. Turagarutse rero nk'uko mubizi, ariko nongeye kugirirwa umugisha wo kugirana ikiganiro n'umwe mu batumirwa tukunze kugira hano kuri Era TV show, uzi byahariya, uzi buri kimwe. Amakuru rero ejo twabahaye twongeye kumenya andi akomeye cyane kandi anababaje, ni ukuvuga ngo ibikomeza kugenda bera hano mu gihugu cya Zambia byo nagahomamunwa. Nagahomamunwa, urabona ko ari ibintu nyine bikomeza gutera ikibazo gikomeye cyane. Tugereho kugaruka n'ubundi kuri kagatsiko k'aba pasiteri barimo gusenya insengero ku manywa y'ihangu, ndetse kandi ni ku makuru ejo twabagezagaho y'inama zakozwe n'aba bagabo, noneho bagafata ibyemezo bitazwi na bagenzi babo, ndetse kandi ibi byemezo ni ibyemezo byo gusenya umurimo w'Imana. Dore ko kandi ubu ngubu rwose ubu noneho tubazaniye gihamya kuri aya makuru. Ari nayo mpamvu rero none ahangaha ngiye guhita nakira mugenzi wanjye ku murongo wa telefoni cyangwa se kuri Skype, tukagenda tuganira kuri byinshi cyane, ndetse kandi akatubwira ibyaha hantu. Nta handi rero tugiye kugaruka ni Mumbwa branch tugiye kugenda rero tugarukaho. Turaza kugaruka ku midugudu igiye itandukanye ubirimo gusenywa na bamwe mu bayobozi b'amatorero bagiye batandukanye. Gusa ikibabaje nuko bakomeje guhishirwa, cyangwa se bagenzi babo bakomeje kubahishira. Ibyo byose rero nibyo tuba tugiye kugenda dushyiraho umucyo. Ndibutsa weho utarakanda subscribe kugira ngo ujye ukurikira inkuru zacu n'ibiganiro bigiye bitandukanye ngo uze kuyikanda. Ni Era TV show number 1, mbahaye ikaze irambuye cyane. Allo komera cyane, komera cyane. Baho kandi turashima Imana. Yego, amakuru turaho, amahoro, ariko abandi hirya no hino ntabwo bari amahoro. Yego, niyo mpamvu dushobora kuba tubonetse mu kiganiro cy'aka kanya. Tuguhaye ikaze kandi ubona ko abantu bakomeza kwishimira ibiganiro ukomeza kugenda utambutsa hano kuri Era TV show. Imana ibaha umugisha, ariko nyine akaba gaciyemo n'ababigaya nabo bihangane nta kundi. Ariko tugomba kubaka umurimo w'Imana twivuye inyuma, kuko ibiri kuba noneho birarenze, nagahomamunwa nk'uko bagiye kubyiyumvira bagiye abari kudukurikira. Yego, ngira ngo rero mwamaze kubyumva ko umutumirwa wacu twamaze kumushyiriza kuri mikrofone zacu hano kuri Era TV show. Ati rero gahunda yacu ni ukubaka umurimo w'Imana kandi abo bishimisha, abo bibabaza mwese. Ati nta kundi byagenda. Nahoze mbwira abantu ni rero birasa nkaho noneho bikomeza gufata indi ntera. Ndagira ngo rero twinjirane n'iyi ngingo, tugaruke kuri uyu mudugudu bivuga ko wasenywe mu buryo bunyuranyije n'amategeko. Mu by'ukuri ibyo bintu byaba ari ukuri cyangwa se amakuru dufite siyo? Ndagira ngo uduhereze umucyo kuri iyi nkuru irimo iravuga ko hari umudugudu wasenywe mu buryo bunyuranije n'amategeko. Ikaze kuri mikrofone za Era TV show. Iyo nkuru uko muyivuze niko iri gutangwa. Ariyo mpamvu natwe tugarutse hano kugira ngo duhururize abakirisitu ba Mumbwa n'abakirisitu ba Situmbeko, kuko amakuru twayahawe n'abakirisitu ba Mumbwa bavuga ati twebwe mwaraduhururije, banze kudutabara, none turi kongera guhururiza bagenzi bacu bari bafite umudugudu kwa Situmbeko
none uyu munsi nabo bakaba batewe na babandi twakwitaho ko ari abagizi ba nabi cyangwa se abakozi ba satani cyangwa se bari gushaka gusenya umurimo w'Imana mu buryo bunyuranyije n'amategeko. Yego. Ubwo rero ariko tubaye nkaho tubirehera hejuru, ejo bundi mu kiganiro cyasohotse twabasobanuriye inama zagiye ziba, inama yabereye kwa Manda, izindi zikabera hariya kwa ba Clever, izo nama zose, indi nama ya gatatu ikabera Imumbwa. Yego. Ubwo rero tugaruke mu nama yabereye Imumbwa niyabereye kwa Manda. Ikimenyimenyi kugira ngo tubabwire nuko hari umupasiteri bita Shadrack yarababwiye ati ibi bintu muri kugenda mwubakiraho cyangwa ibintu muri gukora ntabwo ari byo, binyuranyije n'ijambo ry'Imana cyangwa se binyuranyije n'ukuntu twebwe twagiye dukizwa tubona agakiza twagombye kugatwara, ntabwo ari zo mbuto cyangwa se si cyo twahamagariwe ngo tujye duhagarara imbere y'abantu turi kubwiriza dutwikiriye ibinyoma. Icyambere yarababwiye ati uyu mudugudu wa Mumbwa wubakiye ku kinyoma cy'ubusambanyi no guhishira ubusambanyi. Yego. Icya kabiri, uyu mudugudu wa Mumbwa uri kuzimanganya ubusambanyi bw'uyu Gasereka, ahubwo bugashaka kujya kuburana umudugudu ufite ubuzima gatozi ngo bawuhindure, bongere bawusubize hasi mu bwana, noneho bawuhindure icyumba. Yego. Ibyo Shadrack rwose abihagaze arabibabwira. Ni ikimenyimenyi tugira ngo tubabwire, ayo mpamvu tubihereyeho muri iyi nama yabaye ejo bundi kuwa kabiri w'iki cyumweru twavuyemo. Yego. Ntabwo iyi nama yigeze yizamo kuko arababwiye ati iyo nama yanyu ndayizi ni iy'amafuti. Icyambere ntimwatumiye abapasiteri bose ngo bayizemo, abo mwabashije gutumira ni babandi mwagiye musura mukabakora mu ntoke, kuko buriya hari ikirungo cyo gukora abantu mu ntoke cyatangiye, ubundi babyita kurambura akaboko. ngo ni ukurambura akaboko. Icyo kintu buno kirahari. Noneho hakaba n'ukundi kuntu mpite nanabivugira ko nanahuruza mpuruza muri nation, mpuruza n'abamisiyoneri cyangwa se na Bishop Tanazi uko bagomba gutabarira hafi kw'ibi bibazo biri kubura gica. Ahubwo urabona bivuye muri paruwasi, bari gushaka kubimanura bigeze mu mudugudu. None umudugudu wa Mumbwa banze kurangiza ibibazo birimo, abakirisitu babaye bake. Bagiye mu mudugudu wa Situmbeko. Yego. Bari biturije bari gusenga neza, naho barawusenye, bashyizeho itegeko ngo tuvugana ngo ku cyumweru ari iki twavuyemo ngo bazaba bohereje undi mupasiteri kandi ngo agenda ahita ahantu baterana nk'umudugudu ngo bahita bagira ute bahahindura icyumba. Abakirisitu rero bavuze ati tubabarize, ese uyu mupasiteri wahayoboraga n'ukunanirwa yananiwe ntimwaje kubitubwira? Yego. Ntimwigeze munadusura. Yego. Kandi noneho no mu itegeko iyo umudugudu bashaka guhindura umukuru w'umudugudu, paruwasi ifata icyo bita delegasiyo, sekereteri cyangwa se wundi akajyana na ya delegasiyo y'umuntu ugiye gusimbura wa wundi bashaka kwaka bwa buyobozi. Iyo gukora wenda ibinyuranye n'ibyo badashaka kubera ko kariya nyine bimaze kuboneka yuko ari agatsiko kifitiye inyungu. Impamvu rero njyewe nakise yuko ari agatsiko cyangwa abandi bose bari kunyandikira ngo noneho byabaye agatsiko, ni uko ubu tuvugana ni n'amakuru ahubwo nshatse guhita ntanga. Yego. Abo bari gukora mu ntoki bari kubabwira yuko ibyo bari guteganya mu matora azaba cyangwa se mu bayobozi bazaza gushyirwaho ejo bundi mu kwa 11 ngo nibadashyiraho abo bifuza cyangwa se uko ibyo bintu byabo babipanze nibanyuranya nabyo, yego, ngo bazahita bakora imyigaragambyo imeze nk'iyo baza guhagarika Karaveri nk'uko bari bayiteguye ariko ikaburizwamo, ariko babaye nk'aho bayikora agahe gatoya. Abo muri nation nyine bahita bisohokera baragenda barabasiga aho ngaho, urumva babura uwo bayikora kubera ko bo bahise basohoka barigenda bakimara gutangaza ihagarikwa ryiwe. Ubundi rero uwo mugambi urakomeje wo gukora imyigaragambyo
cyangwa se ngo bagakora imyigaragambyo bakaburizamo amatora, ngo amatora ntabe kuko bari kwifuza yuko amatora ataba, ngo kubera ko babona nyine nta kintu kizima cyabo gihari, ibintu byose babizambaguje. Ku munsi w'ejo wari ugikomeza, reka dukomeze. Ku munsi w'ejo ubwo twatangaga ikiganiro cy'iyo nama, waje kugaruka ku mudugudu wa Stumbeko, uvuga ko ari umwe mu midugudu isaga 10, ariko uza mu midugudu ya mbere uravuga uti hari iri hasi yawo, kandi uri mu midugudu ikomeye cyane iri muri iyi branch ya Mumbwa, ariko uravuga uti kubera ko abawuyoboye badashakwa, abo wavuze uti bikurikijwe cyangwa se hakurikijwe amakuru ndimo ndahabwa, cyangwa se ibyo abantu batangiye kubona nk'agatsiko kabayobowe cyangwa se abarangajwe imbere n'uwitwa John Gasereka na bagenzi be, uyu mudugudu barashaka kuwusenya kubera impamvu zabo bwite ndetse bakawugira icyumba. Amakuru twamenye rero, nk'umudugudu wavuze uti ni umudugudu ukomeye cyane, Stumbeko ntago iri mu midugudu yakabaye isenywa hano muri iyi branch ya Mumbwa. Bivuga ko ngo wari uyoboye cyangwa se wari uyoboye uyu mudugudu wa Stumbeko yaba yeguye. Iyo nkuru ni ukuri cyangwa se si ukuri? Iyo nkuru yasakaye kimwe nk'uko hari n'amabaruwa yagiye acicikana ku ma WhatsApp. Hariyo nabonye wanyoherereje. Avuga yuko we yeguye kugeza igihe nation izaza kurangiriza ikibazo kiri muri uyu mudugudu wa Stumbeko. Yego. Noneho kandi mu makuru ushobora kuba mfite, hari ibaruwa ngo yigeze zandikwa ngo zijya muri paruwasi, zijya no muri nation. Ariko numva yuko n'ubundi ne paruwasi yagomeje nyine kwiziringa, iwe paruwasi nyine urumva ni umuyobozi w'agateganyo. Ariko aho ngo hagati nkanabibutsa yuko mu nama mwakira gitarane cyari giherutse, cyangwa se mu nama zari ziherutse mu byo mu kwa 7, hagati y'ukwa 7 n'ukwa 6 bari bavuze yuko aba bayobozi b'agateganyo icyerekeranye ibyumba, icyerekeranye n'imidugudu, icyerekeranye n'amaparuwasi bashobora kuba bahagarariye, nta bundi bubasha bafite bashobora kongera gukoresha, kuko inzira cyuho yenda kurangira kandi ibintu bikaba bitari kugenda neza, bagombye guhagarikiraho bagakora umurimo w'Imana, ibindi ntibabyivangemo bikazakorwa nyuma bamaze gushyiraho ubuyobozi bazaza gushyira hejuru bundi mu kwa 11. Icyo kintu nacyo n'ubushize twakivuzeho, twabaye nkaho tukibutsa abakirisitu. Ariyo mpamvu nk'uko kibajije n'abakirisitu niko bakibajije ati none ko watubwiye yuko hari aba bantu bababwiye yuko imirimo bazaba bayihagarikiye aho ngaho, none ko bafashe umudugudu bakawusenyera mu wundi mudugudu, kandi ni umudugudu wari umaze kugura ikibanza utangiye kubaka. Noneho hakaba muri ranse nyuma mfite, n'ubushize twabivuzeho, twavuze ngo uyu mudugudu wa Mukushi nta bushobozi ufite, nawo ni umudugudu uracyari icyumba, ariko ahubwo bari gushaka kugira umudugudu. Ni ukuvuga ngo bari gufata ibyumba bakabigira imidugudu, bagafata imidugudu bakayigira ibyumba, tumvikana nabo bakayigira ibyumba. Urumva ko ari ibintu bikomeye. Noneho tukongera tukagenda tukajya ahangaha k'uyu mudugudu bita tukajya k'uyu mudugudu bita Garden House. Garden. Iyi garden mu makuru ufite hasigayemo umupasiteri umwe, abarimu bose bahabaga, umwarimu wa nyuma ngo yagiye aho bita Nampundu, niho ari kwaka ngo bamuhe mitasa bari hatangira gukorera. Kubera iki? Aho bateraniraga umupasiteri bita Kamana, sinzi ibibazo bagiranye, ngo abasohora mu nzu ye, niho ngo bateraniraga, kandi ubwo witwaga umudugudu ari guteranira mu nzu utari wagira ubushobozi bwo kugira. Ntawe se ugira, nta mbega nta n'ubwi, urumva abantu badafite n'ubwiherero, urumva ni ahantu haba hadafatika. Yego. Ariko uyu mudugudu basenye wari utangiye kubaka ikibanza, kandi umuntu atangira kubaka ikibanza n'ubwiherero wabwubatse. Oya, birumvikana. Ibyo biri mu bintu by'ibanze birebwaho.
ubwo rero urwo urumva ni urugero rw'imidugudu turi gutanga, urumva twarondora myinshi, urumva nimba bari ku mwanya hafi wa gatandatu, urumva bafite abantu benshi barusha ubushobozi. Ariko iyo mu nyangire cyangwa se kumva yuko bawusenyera mu bindi, ariko impamvu babipushinga ni ukugira ngo bahishire uyu gasereka, kandi mu by'ukuri n'ubundi abakirisitu baracyaramika bavuga ati twubakiye ku kinyoma, kandi tuzagaruka no mu nzu y'Imana bamwe ari uko iki kinyoma mumaze kugivana ku ntebe mwakirukanye burundu. Kimwe n'uyu nguyu umwungirije bita Shadaraki nawe n'iyi nama yanze kuyijyamo kubera yuko yavuze ati ngewe izo nama mujyamo ibyo twari kwigaho n'ubushize twari babwiye yuko iki kintu cya John Gasereka bari bukigeho, ariko barakizinzika. Hari ubundi nama yabaye nabwo barakizinzika, ahubwo bakazana ibi byo gusenya umudugudu. Aribyo rero Shadaraka arababwira ati n'izi nama zanyu sinzongera kujya nzizamo, kandi bari abantu babumvikana nta bibazo bari bafitanye. Ariko arababwira ati nimba dusenge by'ukuri, nabo tuyoboye babonye yuko turi kuyobora dufite umwuka wera, tureke kugomeza twubakira ku kibi. Icyo ni ikimenyimenyi tuba tugira ngo tubereke yuko RTV byibazanira cyangwa uko tubisesengura aba ari ibintu biba bifite n'ikimenyetso. Yego, twari tugarutse rero ku isenywa ndetse n'iyegura ry'umuyobozi w'umudugudu wa Stumbeko kubera akarengane ndetse gakomeje kugenda gakorwa. Namwe mu bagabo batifuza rero ko amarorerwa n'amakoro yabo ajya hanze. Hari amakuru rero yageze kuri RTV show nk'abanyamakuru bayo, tuba twakoze research ndetse tukanashakisha amakuru ko bihagaze. Biravuga ko ngo abaturage cyangwa se abakristo bo mu mbwa barimo ngo gutabaza. Hari icyo waba ubiziho ibyo? Aba bakirisitu ba mu mbwa impamvu barimo batabaza, bari kuvuga ati twebwe twaratabaje, dutabaza paruwasi banga kudutabara, dutabaza nation yanga kudutabara, none uduhururize muri nation n'abariho bihera, bizamuke bigere kuri Bishop Tanazi, bizamuke bigere kuri abamisiyonari ba muri Tanzania, baze iki kibazo bagirute bakirangize, kuko ni ikibazo kikiri ahantu hagufiya. Ati nimba twe baranze kudutabara, noneho nibatabara uyu mudugudu wa Stumbeko bagenzi bacu, ati kubera yuko ibintu biri kuhabera nagahoma munwa, kuko batubwira yuko bohereje y'umupasiteri bita Gahutu. Noneho wumva ukuntu ibintu banakora ari ibintu birimo amacenga n'amanyanga n'amatiriganya. Bafata umuntu umwe, ubundi iyo pasiteri agiye ahantu aba agomba kujyanwa, wenda kujyana ari batari munsi y'abantu batatu buri cyangwa se babiri, ariko ngo yagiye ari wenyine, ari umupasiteri umwe Gahutu. Noneho ikindi, nimba yaragiye guhabwa iki cyumba cyangwa se nimba umudugudu, twe tuwita umudugudu kuko tuzi uko bawuhaye ibyangombwa nk'umudugudu, iyo ugiye guhabwa umudugudu, umuntu ava kuri paruwasi, delegasi iva kuri paruwasi y'abantu babiri cyangwa batatu, ikagenda ikajya muri wa mudugudu wundi, wenda bakajya hariya ku Munga naho bakakura abandi delegasiyo, bagafata na wa wundi bagiye kuhaha, bahagera bagasenga, bakigisha, bagakoresha inama, bakavuga ati rero ubuyobozi bwanyu hari ibyo tutari kumvikanaho, cyangwa se byabaye ngombwa yuko duhindura umuyobozi wanyu. Ariko nta muntu umwe wijyana. Ikintu kigaragara yuko ahubwo ubushize boherejeyo umupasiteri bita Kistave, ari nawe kugeza ubu ngubu wari ubishyushyemo cyane, kuko azi uko ngo bashobora kuguha icyo cyumba akaba ari ukiyobora. Noneho ubu boherejeyo uyu nguyu bita Gahutu. None se ubu pasiteri ubushize boherejeyo bakaba boherejeho Gahutu, kandi noneho mu makuru mfite nuko uwo Gahutu yateranye n'uwo mupasiteri yagiye gusimbura abakirisitu bose bigendeye. Nta mukirisitu n'umwe wahateraniye, hateraniye uwo Gahutu n'uwo mupasiteri wundi ngo uhakorera. Ubwo ibyo twabikuye hehe? Kuko yari ari gutanga raporo kwa Gasereka, nyine uyu John Gasereka, mu bo bari kumwe atanga raporo,
uyu mugabo nyine atanga raporo niho twahise tumenyera ayo makuru niho yahise atugeraho kuko yavuze ati mugenzi wacu aje rwose abiri icyo yavuga ati ibyo nsize hariya rwose ntawe nabyifuriza yuko ejo nawe yasubirayo. None se niba yagiyeyo agaterana nk'umupasiteri mugenzi we yari agiye gusimbura ninde yasomeye ijambo ati ninjye ugiye kujya ateranira aha ngaha? None se ubundi niwe wari kwimurika ati ninjye uzayobora aha, niwe wari kuvuga ati banyohereje hano hari abandi babimuvugira n'abandi bari dore umukumbi tukuragije n'uyu ubundi bakamwimika nande wari ugiye kumuragiza umukumbi w'Imana. Urumva rero ni ibintu birimo amanyanga, ariyo mpamvu abakirisitu bavuze ati bamunga turi gutabariza bagenzi bacu, twe twararize banga kudutabara ariko turi gutabariza bagenzi bacu baze babatabara bo muri nation rwose ibintu bikiri mu maguru mashya. Nimba abakirisitu basohotse mu rusengero bakagenda uzajya kumva wumva ubutaha wenda bateraniye ahandi hantu nanasubirayo asange n'ubundi nawe ari wenyine. Rero urumva icyo ni ikibazo nation yagombye kwinjiramo vuba vuba mu maguru mashya. Ubwo barabyumva rero abadukurikiye kuri RTV show. Nsoza hari inama duherutse kuvugaho yabaye ariko biravuga ko ngo hari abatumvikanaga ndetse batumvikana ku birimo gukorwa n'aka gatsiko. Ibyo bintu ni amakuru twamenye ariko ndavuga nti ndaza kukubaza kuri icyo kibazo, byaba ari ukuri? Ibi bintu ntabwo bari kubyumvikanaho kimwe nk'uko n'ubundi imboni zacu ziriyo zibitwereka. Ari byo twavuze ko hari inama zagiye ziba nyine zigenda zisubiramo n'amafone batumirana amafone ariko bo bagategura inama ariko koma bitwaje ngo bafite ngo ubudahangarwa bwo gutumira inama, ariko ubundi buriya hari ikintu tugomba kumenya. Iyo umuntu bamuha bwiye ati wowe urayobora paruwasi ukungirije n'uyu nguyu, ni ukuvuga ngo baba bafatanye ukuboko, nta kimwe yagombye gukora undi atazi. Niyo yaba arimo inama utegura ukayitegura igitaraganya, byanjye bikunda ugomba guhita umwandikira message y'igitaraganya ukavuga ati rero hari amakuru ndi kumva atari meza, dutegura inama igitaraganya kandi nawe ugomba guhita uza ukaza ukamfasha tukareba yuko iki kibazo kirangira. Ibyo rero iyo bitari byaba ni kumva nyine umurimo w'Imana ugomeza habaza mu buntu bw'ubutsiko ngo nge nakoresheje ububasha nagize ute, none tuzakoresha ububasha uzayobora imyaka ino uri kuvuga ngo wakoresheje ububasha gutyo ko aricyo kiri kugenda cyica umurimo w'Imana. Ariyo mpamvu twanababwiye yuko mu nama harimo abagiye bisubiramo baravuga ngo kuba ngo Karaveri yaravuyeho ngo ibyo yubatse byose ngo bagomba kubisenya. Niba rero bari gusenya ibyo Karaveri yagize yubatse byose wa mugani wabo, urumva bo baba bari kwisubiramo ubwabo nk'uko twavuze ati igihe kizagera ubu ubwabo bisubiremo. Kandi tunabwira Karaveri turamubwira ati abajyanama bawe cyangwa bakubwira ngo bakuri inyuma bose bazajya bagenda umwe ejo akuvaho undi akuvaho, ati kuko inyungu bazaba bari bagufiteho cyangwa se ibyo bari kukubonaho aka kanya nibabona batari kubibona bazagenda bakuvaho umwe. Ubwo rero ni uko nguko ibintu byaho bimeze, bari kugenda bisubiramo. Urumva nimba bavuga ngo basenye ibyo yubatse, kandi buryo umuntu yubatse ikintu babona atari amakosa nta n'impamvu bagombye kugisenya, ahubwo bagombye kuvuga ati wenda uko cyubatse gutya dugihindureho bukeya, ariko ntiwafata umudugudu ngo usubize hasi. None ko ku ngoma yabo nubwo bwose babashinja ibintu byinshi ariko bafunguye imidugudu myinshi, ntabwo yose rero iyo midugudu bagenda ngo bayisenye ngo bayisubize mu byumba ngo kugira bikunde bigira, ahubwo ni impamvu za munyangire zigiye zihari bari kugenda basa nkaho bakoresha. Aha, ni ikiganiro rero twari twavuze ngo turakibagezaho muri iki gitondo cya tariki 20 z'ukwezi kwa 10. Turi mu minsi 20 y'ukwezi, arabura iminsi 10 ngo dusoze ukwezi. RTV show number 1, ikinyamakuru kiri international. Saya makuru gusa bwo tuzajya tugenda tugaruka kuri byinshi cyane. Nizera ko ari aho mugomba gususurukira mukamenya byinshi cyane. Nitwa Shema, niyo mazina yanjye, nari ndi kumwe na mugenzi wanjye mu kiganiro ndetse kandi kigize icyo cyubaka mu by'ukuri ku bakristo bo mu gihugu cya Zambia, by'umwihariko muri paruwasi ya City Center Chiboria branch ni Mumbwa, ndetse twagarukaga ku bibazo bikomeza kugenda byugariza umurimo w'Imana muri ibi bice. Reka nkushimire cyane.
mwakoze cyane kandi Imana ibaha umugisha. N'abakomeza kutugezaho amakuru umunsi ku wundi. Nguko rero reka tubashimire kandi mukomeze kugubwa neza. Imana umugisha bikomeze kubana namwe. Birimo itandukanye mugenda mukora cyane ko rwose twe duhari. Kanya gato dukomeza rero mu yandi makuru agiye atandukanye. Murakoze, murakarama.